Twongeye gushima Imana kubw'uyu munsi. Imana yatwemereye kugira ngo twongere duhure tuganire kuri izi mikoro no kuri izi kamera za Gideon Igisubizo TV. Turabasuhuza inshuti zacu mwese aho muherereye hose, abari mu gihugu cyacu n'abari hanze y'igihugu, mwese abumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, mwese inshuti n'abavandimwe, turabasuhuza cyane. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tugiye kuganira nanone uyu munsi, dufite ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Mbere yuko rero dutangira ijambo ry'Imana, turabanza no gusenga nk'uko bisanzwe, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Mbifurije rero gutega amatwi, mbifurije gukurikira neza, hanyuma nanone Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha dusangira iri jambo. Dusenge. Mana nyir'ijuru n'isi, data wa twese uri mu ijuru, uri Imana idukunda, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana y'urukundo. Tugarutse imbere yawe mwami tugushima, kandi turagushima ko wadushiriyeho uyu muyoboro kugira ngo ijambo ryawe ritambuke. Nyakubahwa Imana, nsengeye buri muntu wese uri bwumvira ijambo. Nyakubahwa Imana data wa twese, imubere isoko y'amazi y'ubugingo mu buzima bwe, adudubize muri we. Rimubere nyakubahwa Imana igitambo, nyakubahwa Imana rimubere incungu, rimubere byose muri byose, kuko ijambo ryawe turabizi neza ko ari umuti, turabizi neza ko ari igisubizo cy'abafite ibibazo. Nuko rero bana natwe, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu ashimwe cyane. Abaduteze amatwi, abatwumva, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha cyane mwinshi. Nk'uko rero bisanzwe, twaje tuzanye ijambo ry'Imana kuko niyo nshingano yacu Imana yaduhaye, kandi turihanganisha abantu bose bari hirya no hino barwaye, bafite intege nke. Hari abatwandikiye, hari abatwandikiye ejo, hari abo twabonye message zabo muri iki gitondo tujya guhaguruka kugira ngo tuze muri studio. Abo bose turabihanganisha, turabizi, baradukurikiye, baraza kutubona. Rwose ni muhumure, Imana izabakiza. Kandi bamwe twabandikiye ubutumwa bugufi, twaganiriye namwe tutaraza muri studio. Ni muhumure rero, mu ijuru hari Imana, kandi Imana ikiza, Imana ibohora, Imana ishobora byose. Rwose Imana irahari kandi irabakiza. Icya kabiri nanone, mbere yuko dutangira ijambo ry'Imana, turongera kubibutsa ingamba zo kwirinda COVID-19. Ni icyorezo kiri ku isi yose, ni icyorezo cyugarije isi, ni icyorezo gihagaritse imirimo myinshi, gihagaritse ubuzima bw'ibintu byinshi. Rero ni ngombwa kugira ngo dushyiremo imbaraga mu kwirinda, twambara agapfukamunwa, twirinda dukaraba intoki, twirinda duhana intera aho turi, niba turi babiri cyangwa batatu. Rwose Imana idushoboze kugira ngo tubyumve kandi twubahirize amabwiriza leta yacu nk'umubyeyi iba yadushiriyeho kugira ngo aturinde tutandura iki cyorezo. N'abacyanduye mwihangane, Imana ibakize. Ariko ni byiza aho kugira ngo ujye kwa muganga, ahubwo waguma iwawe mu rugo ubonye bishoboka, kugira ngo nanone urusheho kwirinda no kurinda abandi n'umuryango wawe cyane cyane, kugira ngo iki cyorezo turebe ko twagitsinda, turebe ko twakirwanya muri ubwo buryo. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana wera, igice ni icya 9. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice ni icya 9. Turebe aya magambo. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati, Mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Murongo wa 3. Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Murongo wa 4.
nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Umurongo wa gatanu, nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. 6, amaze kuvuga atyo akira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Umurongo wa 8, abaturanyi be n'abamubonaga kera aho rasabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Umurongo wa 9, bamwe bati ni we, abandi bati si we, icyakora asa nawe arabasubiza ati ni jye. Umurongo wa 10, baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ku murongo wa 11 ati, wa muntu witwa Yesu yatobya kondo akansiga ku maso, arambwira ati, jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira, ndahumuka. Baramubaza bati, ari hehe? Ati, simbizi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nubwo twarekeraho, ushaka gukomeza gusoma iryo jambo warisoma, ariko reka tuganire kuri iyi mirongo. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu muntu yari afite ikibazo gikomeye cyane kimukomereye. Yari yaravukanye ubumuga bwo kutabona, ntabwo yarebaga, yari impumyi. Icyo ni ikibazo gikomeye yari afite. Ikibazo cya kabiri yari afite, yatungwaga no gusabiriza. Ntabwo yashoboraga kubaho adasabirije. Kandi ikibazo cya gatatu, yahoraga yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Agiye kumva, yumva Yesu araje. Ngo Yesu amubonye, Yesu ashimwe cyane, ngo Yesu amubonye aramubabarira. Abona ko ari impumyi, abona ko afite ikibazo, amenya ikibazo cye. N'abigishwa be nabo bari bafite ikibazo. Babaza Yesu batari kose, uyu mugabo yakoze icyaha ki kugira ngo abe impumyi? Cyangwa se ababyeyi be bakoze icyaha ki? Yesu arababwira ngo uyu nta cyaha yakoze cyangwa se ababyeyi be, ahubwo byabereye kugira ngo imirimo y'Uwiteka, imirimo y'Imana igaragarire muri we. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Byabayeho kugira ngo umurimo w'Imana ugaragarire muri uyu muntu ngiye gukora aka kanya. Ngo maze akira hasi amacandwe, ngo yatobesha kondo, afata kondo arakamusiga ku maso, ngo aramubwira ngo genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, maze ngo aragenda ariyuhagira. Ngo amaze kwiyuhagira agaruka ahumutse, atakiri impumyi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo ikibazo aragisezeye cy'ubuhumyi, ikibazo cyo kubana n'ubumuga bwo kutabona aragisezeye. Ariko abantu bose bari bazi ko yahumishijwe n'ibyaha bye. Nshuti yanjye, hari ubwo ugerwaho ikibazo, hari ubwo uhura n'ikigeragezo, abantu bagatangira gushakisha inzira zose zatumye uhura n'icyo kigeragezo. Abantu bagatangira gutekereza ko wavumwe, abantu bagatangira gutekereza ko ufite inyatsi, abantu bagatangira gutekereza ko ari ibibazo byawe, abantu bagatangira gutekereza inzira nyinshi zitandukanye. Ariko ndagira ngo nkubwire, nuhura na Yesu, ukabana na Yesu neza, ibibazo byose azabikuraho.
Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo yari afite ikibazo cy'ubuhumyi bw'amaso, aya tubona, ayasanzwe, aya turebesha ibintu byose dushaka kureba. Ariko birashoboka nawe ko waba ufite ubuhumyi bundi butandukanye n'ubw'uyu mugabo. Yari afite ubuhumyi bw'amaso. Wowe uyu munsi Satani aguhumishirije he? Ushobora kuba ufite amaso areba, aya tubonesha amaso, ariko ukaba uri impumyi yo mu mutima. Ushobora kuba ufite amaso areba, ariko ntakwereke ngo iki ni icyaha. Ashobora kuba ufite amaso areba, nakumenyeshe gutandukanya ikibi n'icyiza. Ushobora kuba ufite amaso areba, ukaba uhamagarwa n'ibidakwiriye kuguhamagara. Ushobora kuba ufite amaso areba, nakwereke ngo iyi nzira zijya kwa maraya, kandi urahandurira. Ushobora kuba ufite amaso areba, niwubahiriza ibyo bakubwira n'ibyo ubona. Ndagira ngo mwene data nkubwire ngo amaso yawe Yesu akeneye kuyahumura, cyane cyane amaso yo mu mutima, ukareba Imana, ukareba umwana w'Imana Yesu Kristo, hanyuma ugahumuka ugakora ibi byo gukiranuka. Uyu mugabo, reka twongere turebe kuri iyi mirongo ibanza, twumve icyo Yesu yashubije abamubajije. Arabasubiza ati, Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Haleluya. Uburwayi ufite uyu munsi si uko wakoze ibyaha bigatuma urwara. Hari n'abafite uburwayi bw'ibyaha, ariko cyane cyane uburwayi bw'ibyaha ni uburwayi bujya mu mutima bukakwanduza, bukagukoloniza, ukandura mu mutima wawe. Uburwayi bw'umubiri muganga ashobora kubukiza, amaso muganga ashobora kuyakiza, aya turebesha. Uburwayi bundi, malariya n'ibindi, muganga ashobora kubuvura, ariko ubuhumyi bwo mu mutima ntabwo buvurwa na muganga. Uburwayi bwo mu mutima ntabwo buvurwa na muganga, ahubwo hari umuganga uri hejuru y'abaganga bose, ari we Yesu Kristo. Uwo niwe ushobora gukiza ubwo bumuga bwawe bwo mu mutima. Uburwayi bwawe nanone ufite, Yesu arashaka kugira ngo abantu bose babone ko imirimo y'Imana iyo yatumye Yesu Kristo muri iyi si ikorwa kandi igakorerwa muri wowe. Aho wari uryamye ukahaguruka, indwara wari umara imyaka 20 ugahaguruka, umugabo wari umara imyaka 30 ugahaguruka. Yesu yiteguye kukubohora, kuko abohora ababoshye kandi agahumura n'impumyi. Yesu ashimwe cyane. Imana ibahe umugisha. Ku murongo wa 5 wa 4 ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira. Bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Inshuti yanjye, uzi ko igihe kigenda uko bwije n'uko bukeye. Hari abantu bajya baserebura ko agejeje imyaka 20, hari abajya baserebura ko bageze mu minsi mukuru, hari abajya baserebura ko bageze ku itariki ya mbere y'umwaka undi. Ariko nubwo userebura kugeza kuri uwo mwaka, ni byiza guserebura, ni byiza gushima Imana, ariko ujye uzirikana ko urimo gusatira guhita. Ujye uzirikana ko urimo gusatira kuva muri iyi si, ugasanga abasogokuruza bacu aho bagiye. Ese muri iyi minsi Imana ikigutije umwuka wo guhumeka, muri iyi minsi Imana ikigutije ubuzima bwo kubaho, ubukoresheje iki? Ukoreyemo iki? Igihe uzaba udahari, abazaba bahari bazamenyera he ko wahabaye. Cyo ni ikibazo gikomeye. Yesu aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Reka nkubwire mwene data, gukora n'ubu ntabwo ari ejo, gukizwa n'ubu ntabwo ari ejo, kuvuga ubutumwa n'ubu ntabwo ari ejo, gukora ibitunganye n'ubu ntabwo ari ejo, kugira neza n'ubu ntabwo ari ejo. Ni uyu munsi. Kora ibitunganye, kora ibyo gukiranukira Imana, maze Imana ikugirire neza, guhindurira amateka. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakibona, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye nyifite uburyo, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye nishoboye guhaguruka no kugenda. Erega igihe kizagera wicuza imyaka wapfushije ubusa. Igihe kizagera utangire kuvuga uti icyampa Imana ikansubiza ku myaka 20 kandi bitagishobotse, ariko imyaka ufite uyu munsi niyo ukwiriye gukoreramo. Kora ibyo gukiranuka, kora ibyo gutungana.
imbere y'Imana. Kora vuba nshuti butarakwiriraho, kora vuba nshuti imyaka itaragushirana, kora vuba abari ku kazi, kora neza akazi kawe, kora neza inshingano zawe, ofisi urimo yikoreshe neza ibyo gukiranuka, kuko nayo uzayibazwa. Kora ibyo gukiranuka hakiri ku manywa, kuko bugiye kwiraho umuntu atakibasha gukora. Imyaka yawe ukuri igiye kuza aho utakibasha gukora, imyaka yo kwiheba igiye kuza, imyaka y'ubupfubyi igiye kuza, ariko ibyo byose uzabibanamo na Yesu, uzashobora. Ariko kora ibyiza ugifite uburyo bwo kubikora, kora ibyo gukiranuka, kora ibyo gutungana, Imana igufashe. Yesu ashimwe cyane. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Ese mwene data, uza ahantu uri kuri umucyo w'isi? Umudugudu utuyemo wa mukristo we uzi kuri umucyo w'isi, uzi kuri urumuri rw'umudugudu, uzi kuri urumuri rw'umurenge utuyemo, uzi kuri urumuri rw'akagari utuyemo, uzi kuri urumuri rw'akarere utuyemo, uzi kuri urumuri rwo kumurikira abakugana n'abakureba n'abakumva bose. Urumuri rwawe ese ruraka? Itabaza ryawe riraka, riracanye, ririmo amavuta, rirabonana, rirahanaguye, cyangwa ryarazimye? Uburokore bwawe buracyaryoheye abantu, imirimo yawe iracyaryoheye abantu? Wewe muntu ufite inshingano aho uri hose, inshingano zawe urimo, ibyo ukorera abantu, ese barabyishimira niko bikwiriye? Ese uko watangiye akazi, cyagihe wagashakaga, cyagihe wareraga, cyagihe inkweto yari yarahengamye, uhora udepoza ahantu hatandukanye mu biro bitandukanye, none uyu munsi ugize amahirwe, Imana iguhaye akazi, ugeze ku kazi, abakugana ntuzi ko aribo bakubesheje kuri ako kazi, ariko urabareba n'agasuzuguro. Kora ibyiza ugifite uburyo. Dore bugiye kwira nshuti, bugiye kwira aho bizagera igihe aho utakibasha gukora. Uyu munsi ubwo ufite umwanya wo gukora, uyu munsi ubwo ugifite igihe cyo gukora, kora ibyiza ugifite uburyo. Mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, kuko n'igihe kigiye kugera bugiye kwira aho umuntu atakibasha gukora. Kora ibyiza ugifite uburyo, Imana izabiguhembera. Abakoresha bo bazabiguhembera, uzazamurwa mu ntera kubera ko witwaye neza ku kazi. Ntabwo uzazamurwa mu ntera kubera ko wabwiye abantu nabi, kubera ko wasuzuguye abantu nabi, ugasanga abantu batonze umurongo, uri kuri telefone n'ibindi byose, ntabwo ushaka kubareba. Kora ibyiza ugifite uburyo, igihe kigiye kugera bugiye kwira. Nyamara ba bandi usuzugura wo kabyara we, umenye ko ari wo batumye ujya aho hantu, umenye uwo mwanya urimo ko bagushizemo kugira ngo ufashe abo bantu bari imbere yawe. Kora ibyiza ugifite uburyo, kuko igihe kigiye kugera bugiye kwira aho utakibasha kubona. Nuko ku murongo, reka turebe ku murongo wa 6, amaze kuvuga atyo akira amacyanwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Yesu ashimwe cyane. Imana irashaka kuguhumura ikagutuma, Imana irashaka kuguhumura ikagutuma, ukajya ku kazi, ukajya mu nshingano, ukajya ku murimo wayo. Kera nanjye nkiri impumyi nuko nari imeze, numvaga iby'Imana ntacyo bimbwiye, numvaga iwacu ni inzoga z'iwacu zihagije, numvaga inzoka za sogokuru zihagije, numvaga ibyo bakoraga byose bihagije. Nabona abantu banyubaha kubera ko nambaye inzoka mu ijosi, abantu bahunga baca mu bisambu, ngenda mu nzira jyenyine, intugu zimeze nk'izingorofani, mekenya amenyo ifu yisuka, umutima mu nda wirasa amaraso, ndi umutindi wo kubabarirwa, mwumva ko ngezweho, nagera mu kabara abantu bose bagasohoka, atangira gusogongera inzoga ziryoshye, numvaga ibyo bihagije, numvaga ari icyubahiro gihanitse, iby'Imana ntabyo nari nitayeho. Ariko Imana impindurira amateka. Haleluya. Icyampa Imana ikaguhindurira amateka, icyampa Imana ikagufasha, icyampa Imana ikakuyobora ugakora umurimo hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira. Erega waratumwe, ibyo ukora byose umenye kuri intumwa, umenye ko uhagarariye Imana muri iyi si.
birurimo uhagarariye imana muri iyi si, abantu ufasha n'ab'imana, nawe uri uw'imana, inshingano zose urimo umenye ko hari umuntu uhagarariye, umenye ko uri ambasada. Imana ikugirire neza. waratumwe ariko gutumwa kwawe ntugupfusha ubusa. Yesu agufashe. Umurongo wa 8, abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu siwe wicaraga asabiriza? 9, bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Haleluya. Imana irashaka kuguhindurira amateka, abantu bakakuyoberwa. Reka mbabwire akantu gato kanshekeje. Hari umuntu warunzi kera aho twari dutuye, yaranzi nk'umuntu wahoraga ngenda gutyo ndi muri izo nzoga n'inzoka n'ibiki byose. Noneho umunsi umwe, hari haciye imyaka myinshi, aza kunsanga mu rugo iwanjye. Asanga mu rugo, ambonye arahagarara, wanjye ni ku muhanda, aranyitegereza, umuhanda nyabagendwa, aranyitegereza, arongera arandeba, arangije amanuka mu rugo, ava mu muhanda amanuka mu rugo, aransuhuza. Atari kose, ni wowe runaka cyangwa ni mukuru wawe? Ni wowe runaka cyangwa runaka mvuga ni mukuru wawe ko musa? Ndamubwira nti nige. Ati none se byagenze bite? Ni kubera iki? None se ahangaha ukora ni kwande? Ntabwo yumvaga ko ari iwanjye. Ntabwo yashoboraga kubyiyumvisha ko ari iwanjye, kubera ubuzima yaranzimo, kubera ibikorwa yaranzimo, kubera uko yarazi uko nari nteye. Ndaseka, ndangije ndamubwira ni iwanjye. Arambwira ngo hiyitirire wenda nawe uzabona ngaha, ariko hari iwanjye, n'ubu ni iwanjye. Yesu ashimwe. Imana iyo guhinduriye amateka, abantu bahindura amagambo. Iyo Imana ihinduye amateka yawe, abantu barakureba, bamwe bakakuyoberwa, abandi ntibagusobanukirwe. Ngo abamubonaga barasabiriza, ngo barabazanya baturiye si wa wundi wicaraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Haleluya. Imigendere niwe, ariko imyambarire siwe. Imyicarire niwe, ariko imivugire siwe. Ibintu byarahindutse. Imana ihindura amateka. Maze nabo bamara impungenge, nawe arabasubiza ati nije. Haleluya. Imana niba yagukoreye ibitangaza, Imana ikagufasha ikaguhindurira amateka, yibwira abandi, bibwira abandi inshuti yanjye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bibwira abandi kugira ngo bamumenye, bibwira abandi kugira ngo bamenye Imana yawe. Arababwira ati nije, ntabwo mwibeshye, nije. Batese byagenze bite? Ese ko tubona barahindutse? Ese ko hari impumyi ukabureba? Ese byakugendekeye bite? Arababwira ati wa mugabo witwa Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe. Wa mugabo witwa Yesu niwe wakoze ibitangaza. Wa mugabo witwa Yesu niwe wampumuye. Ababyeyi banje bananiwe kumpumura, wa mugabo witwa Yesu niwe wampumuye. Hari ibyo ababyeyi bawe bananiwe, ariko Imana ishaka kugukorera. Nanjye hari ibyo ababyeyi banje bari barananiwe, ariko Yesu agezeho ahindura amateka. Narababwiye ngo papa yari yarampaye imiti yose ibaho ku isi, ngo barandoze ngo ninduka amarozi, ariko biranga. Imyuka mibi kankubita buri joro, abadayimoni bakarara bandiga buri joro, ariko maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, amateka arahinduka, ibintu byose birahinduka, abadayimoni barahunga, ibintu byose birahinduka, ubuzima bwanjye burahinduka. Batangira kunyibazaho, nabo barashaka kukwibazaho. Haleluya. Arababwira ati nije. Byagenze bite? Ati wa mugabo witwa Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe.
yatobye akondo ansiga ku maso. Haleluya. ibisuzuguritse nibyo Yesu akoresha. ubwiye umuntu ngo jya mu byondo wisige ku maguru, mwabipfa mwarwana, ari umusirimu, ntabwo byashoboka. ariko Yesu afata ibisuzuguritse, ibyo abantu batakeka, aba ari byo akoresha. wa muntu arahumuka. baramubaza ku murongo wa 11, arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso. arambwira ati, Gisuruwamu, wiyuhagire. nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. haleluya, haleluya. ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Yesu akuhagira uhumuke. Yesu akuhagira gukureho imyanda yose. Yesu akuhagira gukureho indwara zose. Yesu akuhagira gukureho ibibazo byose. Yesu akuhagira gukureho ibyabaye karande mu miryango yanyu. Yesu akuhagira yuhagira umuryango wawe, yuhagira abana bawe, yuhagira ababyeyi bawe, yuhagira abakozi bawe, yuhagire amateka ahinduke. barabaza bati, ari hehe? Yesu ashimwe cyane. arabasubiza ati, simbizi. batarihe simbizi, ariko icyo nzi yampumuye. haleluya. Yesu nashimwe cyane. reka ku murongo wa 13 negera umusozo. uwari impumyi bamushyira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato. uwo Yesu yatobeyeho akondo akamuhumura. nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza bati uko yahumutse. arababwira ati, yansize akondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka. Yesu ashimwe. yansize akondo ku maso ndahumuka. ku murongo wa 24, nuko rero uwari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri. baramuruhije, baramuhamagaye kenshi, bamuhamagara bwa kabiri. baramubwira bati, shima Imana. Yesu ashimwe. shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. bati, shima Imana, kuko twebwe tuzi neza ko uwo muntu ari umunyabyaha, tuzi neza ko uwo muntu atari uw'Imana, tuzi neza ko uwo muntu adakiranuka. hari benshi bazagucira imanza, hari benshi bazakuvugaho byinshi, ariko uzakomeza inzira yawe yo gukiranuka, uzakomeza inzira yawe yo kumenya Imana, uzakomeze, Imana izagushoboza, kuko ntabwo umuntu azagushoboza, uzashobozwa n'Imana. ntiwite ku byo bavuga. nuko dukomeze. bati, shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. murongo wa 25, nawe arabasubiza ati, niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Yesu ashimwe cyane. haleluya. arababwira ati, icyo nzi ni kimwe, niba ari umunyabyaha simbizi, niba ari umusinzi simbizi, ibyo muvuga byose simbizi, ibyo ntabyo nigeze mbona. icyo nzi ni kimwe gusa, nuko nari impumyi none uyu munsi nkaba ndeba. we sobanukirwa Imana gusa, sobanukirwa ko yakubohora, sobanukirwa ko yaguhumura, sobanukirwa ko yagukiza, sobanukirwa ko yaguhindurira amateka. ibindi byihorere, yoboka inzira yayo, ibindi ubivemo. ikigusaba ni kimwe, ni ugutera intambwe uyisanga, ni ukuyihamagara ikakwitaba. aravuga ati, mukomange muzakingurirwa. nari impumyi none uyu munsi ndareba. nawe nshuti yanjye, ndakwifuriza kwakira uwo mukiza, ndakwifuriza kwakira uwo mwana w'Imana, ndakwifuriza kwakira umwami n'umukiza kugira ngo aguhumure, uhumuke muri iyi minsi. waho abantu biyoberanije, abantu bariyoberanije, abantu bavuye mu by'agakiza, abantu bavuye mu byo kwizera, abantu bihaye ikiruhuko, nta muntu wakibahaye, abantu bigize banajyuwa. urabwira umuntu ibyo gusenga, urabwira umuntu iby'umurimo w'Imana, ati korona nirangira nzaba nsenga, ukagira ngo korona yafunze n'umuryango we ngo badasenga.
Imana idufashe. Ubwo nabwo n'ubuhumyi. Izo nazo ni intambara zo mu mutima. Nshuti yanjye garukira Imana, yiteguye kuguhindurira amateka, ibintu byose bigahinduka. Uyu muntu yahinduriwe amateka, barabazanya ngo uyu si wa wundi wahora agasabiriza. Babandi bari bakuzaho usabiriza agacupa k'inzoga nk'uko nari imeze. Je nicaraga ku kabari, umuntu yanywa inzoga nkamureba ku munwa, yamira inzoga nkamira ubusa, nkamwegera nimereza ngo nkubyinire, yamara kunsogongeza bakanshira hagati bakankomera amashyi atagira ingoma atagira ibyuma, nkatangira kubyina mbyinira inzoga. None uyu munsi sinkibyinira inzoga. Imana iguhindurira amateka. Wowe uri budukurikire kuri Gideon Igisubizo TV, Imana igufashe, Imana ikubohore, Imana igukize, Imana iguhishurire, iguhumure ureba aho ukwiriye gucya, iguhumure ureba aho ukwiriye kunyura. Muri ibi bihe bya corona, aho abantu bataha kare, abagabo bari bamenyeye gutaha za saa sita z'ijoro, bari bamenyeye gutaha za saa 4 z'ijoro, uyu munsi saa 12 ugomba kuba uri iwawe mu rugo. Aho kugira ngo bibabere umugisha, abamwe byababereye ibibazo. Uganira n'umuntu akakubwira ati iyi corona yatwangirije byinshi, ataya amasaha umuntu w'umugabo gutaha mu rugo. Reka nkubwire, ni igihe Imana iguhaye cyo kugira ngo wubake umuryango wawe ukomere. Wicare n'umugore wawe mujye inama uko muteza umuryango wanyu imbere, mwicare n'abana banyu, umenye abana bawe, abana babo bakumenye, umenye ibibazo byabo, uganire nabo, umenye uko bahumeka, umenye uko baryamye, umenye uko bariye, ubamenye, useke nabo, ukine nabo, ubigishe, ubahugure. Ni igihe cyiza cyo kwicara n'imiryango yacu, tugatuza, tukaganira n'imiryango yacu, tugahindura amateka y'ibyaturanze bibi, hanyuma tukubaka amateka mashya, tukandika ikindi gitabo cy'iterambere, tukandika ikindi gitabo cyo gukiranukira Imana, tukandika ikindi gitabo cyo gusabana imbabazi no kubabarirana ibyo twahuye nabyo mu miryango. Ndagira ngo dusoze inshuti zanjye. Imana igufashe. Ndagira ngo dusoze n'aka gatekerezo kagufi. Umunsi umwe hari umugabo yari atuye ahantu ku mudugudu, kandi uwo mugabo yari umusaza, yari ashaje kandi yari umurwayi. Yari afite umwana w'umukobwa w'uburanga mwiza, umukobwa wakuze neza, yakuriye mu muryango mwiza, afite impanuro nziza z'ababyeyi, ntacyo yari abuze. Abasore batangira kurambagiza. Umusore wa mbere araza amubwira ijambo, aramubwira tumva rero, niba ushaka ko nkubera umugore, mfite papa mu nzu ararwaye kandi ni umusaza, niwemera kuzahambanwa na data apfuye, wowe uri muzima ndemera nkubera umugore. Umusore ati subiriramo, umukobwa abisubiramo. Umusore ati ndananiwe sinabishobora. Aragenda, haza undi nawe amubwira nk'ibyo yabwiye uwa mbere, nawe arananirwa aragenda. Haza kuza umusore umwe yitwaga Sinzasubira Inyuma, yahoraga yumva inkuru z'uwo mukobwa. Ageze aho amubwira nk'ibyo yabwiye aba mbere. Umusore ati ndabyemeye. Wemeye kuzahambanwa na data ari we soba uko apfuye, wowe uri muzima? Ati ndabyemeye kubera urukundo ngukunda. Batangira gusaba. Igihe kiragera, ubukwe burataha. Nyuma y'ubukwe haciye iminsi nk'amezi 4-5, umusaza yitaba Imana. Igihe cyo gushyingura kiragera, amatangazo bayacishije ku maradiyo, bahamagaye ku matelefoni. Umunsi uragera, abantu barahurura bagerayo. Umunsi wo gushyingura rero bageze kumva bati mbere y'uko abapasiteri bakomeza n'amasengesho yo gushyingura, hari ijambo dufite nk'umuryango. Babaha umwanya, batuma umukwe wacu Sinzasubira Inyuma arahari. Ati ndahari. Amasezerano twagiranye urayibuka? Ati ndayibuka. Ngwino umanuke mumva hanyuma dushyingure. Umwana w'umusore amanuka mumva, kuko yari yiyemeje kuzahambanwa na sebukwe. Sebukwe apfuye kandi umukwe we ari muzima, kubera ko amushyingiye umukobwa we. Ageze mumva bati ryama neza urambye.
araryama ararambye, ariko yari muremure. bagiye kumanura isanduka baravuga bati isanduka ntabwo iri bwicare neza mu mva, irahengama kubera ko uyu musore atarambuye amaguru. baravuga bati ese dukora iki? bamwe bari bamufitiye ishyari bavuga bati ni wowe wabyihaye, reka apfe, reka bamushyingure, we yajyaga he? bati ni mu muce amaguru, kumwe kumushyire ku ruhande ukundi ku ruhande, hanyuma isanduka yicare neza hejuru ye. abantu bakuze bavayo bati oya, nimusigeho nimwice umuntu urupfu rubi, ahubwo nimumukure mu mva, hanyuma bamanuke bacukurire ndende, hanyuma amanuke dushyingure. icyo gitekerezo kiremerwa. umwana w'umuhungu bamukura mu mva, baramanuka baracukura, barangije bati manuka dushyingure. umwana w'umusore ati nimuzane igitabo twakoreyemo, muzane ikayi twakoreyemo amasezerano, musomere aba bantu bari aha bose bumve. umva uko byavugaga amasezerano, uko yavugaga: jyewe sinzasubira inyuma, nemeye guhambanwa na data bukwe, apfuye jyewe ndi muzima, kubera ko yashingiye umukobwa we, ni jyewe ubyemeje, sinzasubira inyuma. ati mwongere musubire ahabaza. barongera barasoma bati jyewe sinzasubira inyuma. ati nimurekeraho, nanjye navuye mu mva sinsubira mu mva. imana yagukuye mu mva, ntuzasubire mu mva. imana yagukoreye ibitangaza, yagukuye mu byaha, ntuzasubire mu byaha. yagukuye mu busambanyi, ntuzasubire mu busambanyi. yagukuye mu businzi, nayo n'imva, ntuzasubire mu mva y'ubusinzi. yagukuye mu mva y'ishyari, yagukuye mu mva y'amatiku, yagukuye mu mva y'amakimbirane, yagukuye mu mva y'amacakubiri. uwirinde mwene data, nshuti yanjye, ntutakaze kwizera kwawe, ntutakaze ibyiringiro byawe, ugasubira mu mva aho imana yagukuye. reka dusenge Imana. Mana ikiranuka, data wa twese uri mu ijuru, turagushima ko wadukuye mu mva y'ibyaha, turagushima ko wadukuye mu mva yo gukiranirwa, mwami ukatwambika ubwiza bwo gukiranuka. nyakubahwa Imana, iri jambo ryawe ndasenze kugira ngo umuntu wese uri buryumve rihindure umutima we, rimubature mwami, rimuhumure mwami, rimwereke inzira yawe y'ukuri n'agakiza, kugira ngo nyakubahwa Imana mu gihe gikwiriye tuzabane nawe mu bwami budashira. dusengeye abarwayi mwami, abari hirya no hino, hari abatwandikiye nijoro, hari abo twavuganye nabo muri iki gitondo, buri muntu wese ahari, tutiriwe tuvuga amazina yabo, turabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo babohore. turabasengeye mu izina rya Yesu. hari uwatubwiye ko ubuzima bumunaniye, mu izina rya Yesu Kristo reka ubuzima bwe bugaruke, mu izina rya Yesu Kristo reka buriya burwayi bumufashe burekure, mu izina rya Yesu umubature, umuhagurutse mwami. yatubwiye ko amaze imyaka 5 ari hasi, yarananiwe gukira, bamujyanye mu mavuriro atandukanye, babuze uburwayi. ubwo burwayi nibwo ukiza, ubwo abandi babuze, ubwo abandi bananiwe, nibwo ukiza mwami w'abami. reka umubohore mu izina rya Yesu Kristo, umubohore mwami. wowe wahumuye iyi mpumyi yasabirizaga, bakamubona bagatangara, nawe gukorera ibitangaza, n'abandi bameze nkawe, n'abari kwa muganga hirya no hino muri iki gihugu cyacu ndabasengeye, n'abari hanze bari butwumve ndabasengeye, abafite ibibazo ndabasengeye, kugira ngo babere igisubizo mu izina rya Yesu. urakoze, icyubahiro kibi cyawe, kandi umugisha mwami iyi studio yacu mwami, turagusaba kugira ngo uyagure, umugisha Vani, udufasha kuri kamera nyakubahwa Imana, kugira ngo aya mashusho mwami agere ku bantu bose. umuhe nyakubahwa umugisha, ibyo akora byose ubihe umugisha, umuteze imbere n'umuryango we. ndamusengeye mu izina rya Yesu. nasenga kugira ngo nyakubahwa Imana muri iki gihe wite ku gihugu cyacu nk'uko ucyitayeho mwami, utuneshereze, udutsindire iki cyorezo cya corona. ndetse ntabwo ari mu gihugu cyacu gusa, ahubwo ni ku isi yose. ahubwo nyakubahwa Imana, abaganga bacu, abajyanama b'ubuzima mwami, aba minisiteri y'ubuzima, ndetse no ku rwego nyakubahwa Imana rw'ubuyobozi, ubaha imbaraga, ubashoboze, ubaha ibikoresho, ubakira inzira. Uwiteka Imana isumba byose, imiti iboneke, inkingo ziboneke, abantu bawe bakire, abantu bongere bagire umudendezo mu izina rya Yesu Kristo. udukurireho inzitizi zose z'iki cyorezo cyazanye mu izina rya Yesu. reka udutsindishirize, tugitsinde mu izina rya Yesu, kuko abakwiringira, abagukorera, waravuze ngo ntabwo bazakorwa n'isoni. urakoze, icyubahiro kibi cyawe, turagushimye, turaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo. urakoze, amen.